uraho kari mvuye muri rwa rutoki rwanjye bahora n'iki se ashaka ibitoki babyibye Rudomo ratumereye nabi banumva bavuga ngo niwe buri munsi bijyana ku munsi w'isoko ngo aba yapakiye amagare yose nuko byagenze mwihangane sha sawa sawa urakoze akomana ako wowe nzajya mva mu rugo mu gitondo ngiye guhinga sige uri kuri chat ngaro kuri telefone nta kintu wakora nuko ari kugora utwe rwa rumeze nk'ingoma kuva mu gitondo kugera nimugoro uri muri telefone coco gusa kiraho ngaho mba nibaza impamvu nagushatse byaraganye tani n'inkweto niyambarira aho ngaho gira vuba agariwe mbwira mba mvuga wavuniye ibiti mu matwi cyaho ndasubiramo bwa gatatu ayo matwi ndayakura uri guhingira nkamwe birutwa guhingira inyoni nazo zibyona zitakoze nkawe waruguryo cyoko cyanze kuvamo none kuruhanga abantu nkaraga hari manyo wajyango nakuzanye katameze nk'isoso y'igitanda cyangwa cyicaye muri buranga aho maze guhaga mayonnaise iki byose ndakubwira ukandeba gutyo sha ukandeba buryo nzanira ibiryo n'igikoma hanga n'inkwe giravuga Sundi wabitoye aho ngaho mu nzu. Ngiye mbitore mu nzu. Uranye imyozo. Hana wikaraga. Amapano ntacitsura aho ngaho ntari we ndimo nakuki. Yego shabure jungira ucyo sha. Ese ubi yitere munsi nivyeru nteretse imbere ngo ndayinywesha umunwa. Ni fanta ugiye kunzanira umuheha ni igicuma niki umva kanganye ko arwana n'ikoperative ni hanga wowe hanganye gato ese kani hanganisha cobora kwihangana nk'ukubita iki muri ayo matwi uretse urantega amasafuriya kujyana n'injira nitenyagunga nyine tu urandambiwe mbese nta kibazo reka nyazane nyatereke akova yuyana bayi ihute ya vuba ihute genza n'ibyo kubwiye mu minota itarenze ibiri ndongera kubikubwiye uramba hakubona uri ikisha urumva umaze kubyimba basigaye bagushuka kuri mwiza yo ni ikofi yanjye sha yo ni ikofi yanjye burya koko ngo ubwiza bw'umugore bugaragaza ikofi y'umugabo we uri hangana n'amasana ari yogesha nta n'ibyo byogesha ibi ni icy'abanyarwanda ubu noneho wowe uri gati umva wakihanganye ko ari umuntu ugiye kuvuga urazi cyangwa ntabwo nzisha nzakwereke wowe icucu gusa reka nkubwire uzongera kundeba utyo undi munsi ngegera uransakuriza ari umuntu ugiye kuvugana nawe kuri video call urimo urantesha umutwe gusa video call bana harya shango nabigira nese nta kundi yobora sha wakihanganye gace we nkugumye iruhande ntanapfa kanigendera